Okay. Bite. Shit yani. Yine. Mama, iyo papa yambaye n'ishati mba mbona imubereye cyane. Musore mushyire ngo yambaye. Oya, nari ngiye kwemeza kugira ngo yongere yambare. Udusura umukobwa mwiza uribwirije uti reka njye kureba ishati ya papa yambariye. None reka nkurebere indi myenda nk'imesire rimwe byose. Harimo n'indi yitamisha. Imyenda yande? Ya papa wawe. Oya mama, njye ntabwo ndi umukozi wangaha. Nimba mfashe ino shati yo kuko nyikunda, iyo yambaye nkabonera mubereye, yagenda nkabona bimeze neza, nkaba ngiye kuyimesa ntabwo bivuze ko ugomba kuma indi myenda yose. Manjye ntabwo ndi umukozi wangaha. Ngo nimba ari byo. Niyi ngiyi mwiza. Ko mwarugeze agatima ko kwibwiza ariko nyine ni kuri iyi yonyine. Mbozi yenze mba amagambo yose urondogoye. Oya manje ntabwo ndi umukozi wangaha kwe. Hagira kwigira inyanda. Ngaho ntacyo ugireke. Ndashaka undi yimesa rwose nta kibazo. Erewe. Uruzi ngiye uwingana iki ku buryo uvuga ibyo byose uyanjye ndamesi yonyine. Nakwemereye rwose ubwo niyo wahisemo. Okay, wabyemeye mesi ngiyo yonyine. Ndi ndashaka undi yimesa rwose. Kubera ubunyanda bwawe. Ese ubundi mama turetse kubeshya. Ngo wibonye papa yambaye ino shati, wumva atayihozamo icyumweru cyose? Keza. Ya wenda wivuga ko ari yanjye. Wowe ntamubera. Umugabo nka Karemera no kwambara ishati imwe icyumweru kigashira. Ariko nimubera. Ibi sibyo ntibimubera. Ntabwo wansubije wowe utabeshye. Ubona atari mubera myenda yose? Iramubera yiye. Aha. Ariko ntabwo ari umugabo nka papa wawe Karemera kuri uyu musozi bose bazi. Ntabwo ari kwambara ishati cy'umweru. Ngo hora yihorema yihore mushi nifomu. Bivuze ko amasatara yanjye gusa. Ishati iramubera. Ariko ke iki cyumba ni icyanjye na papa wawe, sibyo? Yego nawe umwana wacu, ariko numva bitari bikwiye ko wakinjiramo uko wiboneye. Basi utabanje no kumbwira. Sibwo winjiye ugasanga papa arimo cyangwa akagusangamo. Mwese ntabwo ndi umwana wanyu. Yego uri umwana wacu. Pe ndabyemera, nta n'icyo bintwaye. Yewe nawe ntacyo bigutwaye. Nawe ushobora kuba ntacyo bimutwaye. Ariko reka tubitekerezeho njye nawe. Ese rero mbumva ko twese ntacyo bidutwaye. Kuki uri kumbuza? Ubuse mwebwe ntabwo muza mu cyanjye? Ariko uri umwana wacu ariko twe turi ababyeyi bawe. Yes, nimba ndi umwana wanyu mukaza mu cyumba cyanjye. Kuki ushaka kumbuza kuza mu cyanyu? Ntabwo nkubujije nyumva neza. Waza mu cyumba wenda mbwira uti mama hari akantu ngiye gufata mu cyumba. Cyangwa nyamwanga ngo ukegera unzane aka mu cyumba. Ariko ngo uca kwikora ukajya mu cyumba cy'ababyeyi ntabwo ari byiza. Ese ntabwo bigaragara ko nanjye kuzanamo ishati yonyine. Urubizi se niba arimo cyangwa atarimo? Cyangwa ubaze usanze ahagaze gutya arimo. Wibwa ko ibyo bintu yabyakira neza ke. Umuvuyeho nzajya njyayo mo yagiye mu kazi cyangwa se ari muri salo. Ariko oya ahubwo ujya mu banje kumbaza. Mbaza uti ma ko hari akantu ushaka gufata mu cyumba. Ese mabira ko bagamiye. Nakubwiye ngo ntabwo bimbangamiye. Kuko nawe urabona ko nta kibazo nk'uko winjiyemo. Ariko icyumba cy'ababyeyi nicyo kubaho. Sibyo? Ariko umuntu asohoka bitunguranye. Kugira ngo umwana yinjire mu cyumba cy'ababyeyi bisaba ukavuga uti ma hari akantu ngiye gufata mu cyumba. Nkemera cyangwa kubaza ngo nagaki. Ariko utikoze ngutya ngo tuza mu cyumba. Sibyo ke? Nizere kubyumvise. Nabyumvise. Ntuzongere. Ni amakosa. Ejo utazagwa kuri papa. Abakiri.
ke bite telefone yawe ko ndi guhamagara ngakubura ntabwo nari nyifite wayijugu n'isundi yo shati sheri kwambaye ishati nini ibyo tuwe tubiretse banza umbwire ugeze n'urugamba rwo kwikura muri ya mugabo kubera iki ngomba kumwikoramo iri kuriya n'umugabo wa papa wa mama wawe uriya n'umugabo wa mama wawe ntabwo ugomba kwiteranya n'iwanyu ke narabikubwiye ke urabizi ndagukunda pe ariko ufite kwicara hasi ugatekereza buriya bintu ubu nje nzi ngo ugiye kumbwira Melissa umugabo namwikuyemo ubu meze neza ntabwo nyine kumutekereza numva afashe umwanzuro n'umukuru none ibitekerezo bye biracyari kuri uriya mugabo ko abo narabikubwiye pe byanze kumvamo kandi uko bwira ko bucya uko mubona bikomeza bizamuka nese urumva ari ngewe none ikosa ari ryanjye ndakumva nyine ikosa si ryanjye yuko udashaka kumva ko ikosa ari ryawe ariko gerageza umwikuremo so ibintu byose twabayemo uyu munsi nibwo ugiye kumvikana nk'uko ikosa ari ryanjye nibwo udashaka kwicara ngo twumvikane dusanzwe dukorana ibintu byinshi bitandukanye ariko uyu munsi noneho urukumva ko ikosa ari ryanjye sibyo ke aka kanya ntabwo nshaka kujya mu ruhande rwawe gusa nyine nk'inshuti yawe ndakumva kandi ntabwo nashatse kuvuga ko ntari kukumva pe ni nayo mpamvu naje gukora kugira dukomeze tubivugeho sibyo mufashe no kugira ngo umwikuremo birangire ariko ntabwo wambwiye iby'ishati ko yari nini ntabwo igukwiriye ntiyakaremere ke ugatinyuka ukambara ishati y'umugabo nakubwo ni nka papa wawe y'umugabo wa mama wawe ubu se agufashe ntabwo ari ukuyambara kundi nayigiraga nayo ngiye kuyimesa mwese kwipima umwenda ni ikibazo ibaze yigusanzemo ibaze mama waje akagusanga si papa wanjye sinamubwira nayo ngiye kuyimesa mbanza ndipima ngo ndebe cokoza n'ubwenge uzi ntabwo yanagufata wamucabiranya ndabizi ariko nyine gerageza sibyo uriya mugabo nakubwiye ntabwo muhuye ni mukuru icyambere kuba mukuru si ikibazo tureke ko kuba mukuru atari ikibazo sibyo ibyo tubishyire ku ruhande ko nari kwigira nk'aho ari ubwa mbere tuteretanye n'abantu bakuru basi ibyo reka mbyo ntabwo nshaka guseka aka kanya sibyo ntabwo nshaka guseka muri aka kanya kuko birababaje iby'abantu bakuru tubiveho tubireke urabizi ko ari papa wawe umugabo wa mama wawe icyo ntabwo ari ikintu nkwibutsa cyane cyane ko nabimwibwira ubushize ntabwo gutira ikibazo ubu se mama yabimenye ni umugabo wa mama wanjye sibyo avuga ko ni papa wanjye kuko mbimwita ariko ntabwo ari we umbyara ukumva mama wabimenye nta kibazo byatera ndakomeza ngerageza Mary urabizi ndakwizera kuba naratinyitse kubwira ibanga nk'iri ngiri rikomeye ni uko mu nshuti zose tugira ari we muntu nizera nawe ubwo wabitekerejeho ntabwo ari ikintu cyoroshye ndabizi ndakwinginze ntuzatume mama abimenya ntuzatume hari n'inshuti yacu n'imwe bimenya icyo ndi kugusaba ibyo nakubwiye uzabigumane mu mutima wawe ke urabizi nta kintu nakwima pe kandi no guhera kera amanga yacu twarabikaga ntabwo nakuvamo pe nzanagufasha najya umuntu ubimenye ariko nawe ikintu kimwe musabye kimwe muri icyo gihe cyose ndi kugwishira kuko bizi ko biragoye ntabwo ari ibintu byoroshye guhisha bino bintu nubwo ushobora kwivamo nyumva ikintu kimwe musabye fasha ugerageze umwikorera bitinde byihute ariko umwikorera muri icyo gihe ndi kubigerageza please
na ziriya nshuti zacu zimwe dusangira utazibeshya uvuga ngo nananyweye ngo amacupa 2 ngo 3 ngo ibirahure bingahe ngo ndacikwa make ujye uva mu rugo abisizeyo. Okay, uransezeranyije? Okay, I promise. So it's okay. Ariko numva ikibazo cyawe gusezeranya ngo ntabwo uri kubyemera. Okay, nubwo wicara. Thank you. Komeza ubyikoremo. Kadoberane kuko ugiye kubyibagirwa. Twese kimwe kimwe. Nana bizumaye garuka. Okay. For life. But together. Tugende. Nuko ndagukunda. Ako ntubafite ubwoba bwo kukubwira. Ese nzabera mbikubwira koko? Ese mama we namenya ko nkunda umugabo we azabifata gute? Kuki ndi kwiyumva kurya? Ese Mana ni ikindi bukure koko? Nzahera mbimubwira. Okay. Byagenze bite ko utabyutse? Byagenze bite ko utabyutse? Mana numvaga nabishaka. Ndeba hano. Ndeba hano ke warize. Oya. Nabonezwa n'ikisugo. Nakantu kari kangiye mu jisho buriya niyo mpamvu. Numva ko akundi nk'akantu kameze nk'akabu cyangwa agasazi kabona kasiga gutokoza. Shoka ariko kangiyemo nkikora mu jisho. Ubu nabandizwa n'iki? Koko. Njyewe mbonye ryari subwo. Ibaze ndikorera. Nguzi kundusha ubwenge rero. Undusha ubwenge muri make. Uranyemeje. Ndibaza iki kintu cyatumye wirirwa mu nzu kuva mu gitondo kugera amasaha udasohotse mu cyumba. Gusenga uhugiye kuki muri iki cyumba? Ese si bisanzwe koko mama? Ibiki bisanzwe? Bisanzwe korerwa mu cyumba kuva mu gitondo kugeza isaha. Ubu nagora bikwana. Uwo icyayi. Ubu wariye. Ahubwo dore amarira yuzuye amaso. Ariko ko murangiye kuzantera agahinda. Akoma nta kintu kidasanzwe cyabaye. Nyine wabaye iki? Nyine niriwe ndwaye umutwe niyo mpamvu niriwe mu buriri. Gusa nanyweye akanini ubu ndumva nameze neza, sibyo? Ubu ndumva hari ikintu cyatangiye guhinduka. Humura pe. Niba guteye gutukura amaso. Urumva amaso yatukujwe n'akantu kaguyemo, kwirirwa mu buriri byo byatewe n'umutwe. Urumva nyine se byose si bisobanuka koko. Okay, ntaki wanyweye ikinini cy'umutwe. Yego. Urumva uri koroherwa. Norohewe. Borohewe. Ngaho ujya hanze tujye hanze. Saba gukora iki? Basi ugenda kuzuba ugena habona. Nase uraramye uri umugeni basi mbimenye. Uraramye. Uri umubyeyi wabyaye ko ari watajya bava mu nzu. Nase basi ari ikintu ushakira kindi. Ariko wowe ubona utishimye njye nakwishimye. Uvugishije ukuri. Uramutse utishimye njye nakwishimye. Ndishimye ariko mama. Ntabwo wishimye. Ndavugisha ukuri. Usenda kuri wewe. Ntabwo nkuzi sinjya kwibyariye. Winjijisha. Winjijisha. Kandi Keza. Mbona uzantera agahinda mu minsi iri imbere. Niba ari ubuzima bwawe bwose wabayeho, uri umwana mubi. Umwana arikora, nta kuvuga, nta muntu wamubwiye nabi, ntakome, ntakorore, ntagira ate. Akirirwa mu nzu kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Handi bugatereka njye kureba uko bari hanze bameze. Nta namamagara ndi mama ngo mbwute mama mfite ikibazo kiniki. Ko warwaye umutwe se wabimbwiye ko warwaye umutwe. Urumva se ko aho ndi nge naba nishimye umwana wanjye yiriwe mu nzu kuva mu gitondo boshye imfungo. Nazo zakera izuba ngo zijya kota akazuba. Asuka ibintu byose najya mbikubwira ma. Uwo mutwe ukugagarije hano mu cyumba. Sinaza nsanga wanitse amenyo.
tugende hanze ntabwo ngusiga muri iki cyumba njyewe ntabwo ngusiga muri iki cyumba ibyo wigira byose ntabwo ngusiga muri iki cyumba dusohoke tujye hanze kandi ke ntukandemerere Keza ntukandemere ntabwo nanjye mba nakuze meze neza basi waretse nkaba niryame gato basi sahima ntabwo ngukundira chaha usko nawe wigize ishyano wigize kabutini reba nyine niba nta kibazo cy'uko yatabotse ifite tumubwira nusanga ari ikibazo cy'umwuka gusa ushyiramo umwuka hanyuma tugaruka noneho ukate kuri alimantasiyo mbari za gahunda niba byaciyemo gira vuba kandi uhite umubwira nta kibazo waya ndabikora ntabwo ubwe wanyu wema nimero y'imitima hamagara mite mbirangiza nta kibazo gira vuba imodoka ndashaka guhita ngenda gahunda yanjye yose yapfuye kubera ikibazo cy'iyo yari so udahera wowe ahubwo se nimba imubwira ntabibwira mama okay kanitoze Karemera ntabwo navuga mu izina rye papa oya Karemera nagushakaga nyine urumva naragukunda leta abwira mama okay aratuje kananjye ngende nuje Karemera urumva nyine naragukunze